My people, banibereye aho ngaho nyine ndimo ndifata utuvideo ku muhanda tu. Ariko azayo igihe yahereye fata utuvideo yazaziwe. Ubwo ushatse kumbwira ngo njye ndeka ibintu mba ndi gukora. Nta kibazo, reka noneho njye mbwira abantu ukuri. Mbabwira ukuri. Noneho kuri ngiye kubabwira. Mujye ku kantu keza mukore subscribe, share and comment. And like. Cyakora ndabatinya. Sigaye warabaye ikiragi. Ngiye kwicara ngaho wirangara sibyo? Noneho urabo Ugiye kuvuga mu cyaro akajya guhinga arabesharangira mu mudugudu ntabwo we wasibwiriza aho none ubwe hano natabwiye hano usa n'indi uri gukoba ko nashaka gutora urugi nyine kingura ntabwo hafunze kingura ntabwo hafunze yabivuze ngo nagiye gufungura none Ubona ibintu bishaje iki kiguriki. uvuze ngo iki wa mwana none mbabwiye kumva n'amacupa ashaka bajya Itare. Yesu mwami. Atetse ubugari. wenda guherekeza Watetse ubugari se? Ubugari. iki Nuko nguko behind the scene bimeze. cyangwa zo uri kumwe n'umukuru wese ntabwo twakuvuga mu kintu bita indaya none kajya mukurikira nabona sense of bwenge uriya mwana ngabaga ngo hepfo ngo yiwani bwenge yakoze kuri phone ari kuvugana n'umugore shaje iki aravugira nawe reka bwenge urahita umaze uvuze ngo iki nyine utabyumvise uvuze ngo iki umaze kwaruza narangiza uvuze ngo iki action. Umuntu wa rero kere ntabwo ajya arya none. Kurya cyane bituma umuntu atamenya n'ubwenge. Action. Vuga wasanze bwenge yabyutse neza mubaze uransubiza. Umva bwenge. Ibyo uramukura gikongoro kwa mugashyikirana na tegari naya kumujyana igikongoro ibyo turabizi ni kavukire na zino zifite aho zavukire nawe ufite kavukire yawe nyanyanza umunyanyanza uresha gutya baho kamamaga ngo Hassan mubaze ubuzi ko nyiri iki gipangu si wiwacu nituvukana bamwe se ngaba musinga ngiye ni data wacu Nta musinga wavutse uganura. Nje nta nabigura. ni imitwiko Njewe. Nta